ubwo byageze nijoro baraje barantwara, barangije barankubita, baraniga nubwo umwuka utaheze ariko hari hafi wo gushiramo, bambwira ngo bashakaga ko mbabwira ukuntu nishe umwana. Umuntu wari unkurikiranye namusabye ikintu kimwe, ndamubwira byibuze mbabarira umpuze n'ababyeyi buriya mwana mbabwize ukuri, kuko ngiye numvaga mu mutima wanjye. Barabyutse mu gitondo umwe ajya muri siporo undi ajya mu kazi nk'uko babivuze, bansigira umwana. Nyirangironsanga yabajijwe inshuro ebyiri ngo uretse ibuye uvuga yaguteye bikagutera umujinya wo kumwica, nta kindi yaba yaragukoreye? Ukomeje kwemeza ko ari wowe ubwawe wakoze igikorwa cyo kwica uriya mwana? Ku gisubizo cya kabiri yaravuze ati ntabwo turi mu nama, turi mu iburanisha, ubu ni urukiko rwahagurutse. Mwatuza rero, ubu tugiye kumva Nyirangironsanga, umwanya n'uwawe. Icyaha bandega nubwo nacyemeye imbere y'ubushinjacyaha, nacyemeye tariki 13 hari mu isaha ya 2:00 z'ijoro. Ubwo nafatwaga hari mu masaha ya saa 5 kugeza mu masaha 8 mfunze. Ubwo byageze nijoro saa 5 z'ijoro, saa 5 gushyira saa 6 z'ijoro, baraje barantwara ahantu nanjye ubwanjye ntazi kuko hari nijoro. Barangije barankubita, baraniga nubwo umwuka utaheze ariko hari hafi wo gushiramo, bambwira ngo mvugishe ukuri, kuko ubuhamya nabahaga kuko byagenze ntabwo bo babwumvaga, ahubwo bashakaga ko mbabwira ukuntu nishe umwana, kandi mu by'ukuri ntabwo ari njye wari wamwishe. Ubwo iryo joro bankoreye ihohoterwa iyicarubozo gutyo, bangarushe ahubwo mbabwira ukuri nk'uko kwari, yiyahuye. Bangaruye muri gereza, bangaruye muri gereza mu buzacya, kuko hashize akanya gato mbona ijoro riratandukanye. Ubwo niriwe aho umerewe nabi, ndagira ngo ndebe ko nakwikura aho hantu narindi. Ubwo nkimara kubabwira ngo ninjye wamushutse, bahise bandika, noneho barambwira tubwira uko wabigenje. Kubera ko nari maze kubabwira ngo ninjye wamushutse kandi nta kindi nari kongera kubeshya, n'ubundi nababwiye ngo ninjye wamushutse ngo ajye kurya umunyenga. Kuri nubwo nabivuze ntabwo kuri, ndagira ngo ndebe ko nabava imbere.
nongeye ubwo ngubwo nkimara kubivuga ako kanya muri ayo masaha hagati ya saha byari bimaze kuba mu masaha 3 kugeza wenda saa 4, ako kanya nibwo bahise bamfata n'amajwi. Ayo majwi bamfashe n'ikimenyimenyi kuko atari nge wabikoze, nabikoreshejwe n'inkoni kubyemera. Bakimara kuyafata barambwiye ngo ese ngo ubivuze kubera twagukubise, ngo ibisi ngo ubivugishwe n'ubwo batwaguteye. Umuntu wafashe amajwi, ayo majwi yagaragaje mwabyumva. None niba bari basiko batankubise, batanyemeje icyaha ku gahato, kuki biseguye bambaza ngo ese wakubiswe, ngo ese hari uwakubwiye nabi, ngo ese wagiriwe nabi? Ubwo iryo joro nibwo banzanye bajyana kuri sitasiyo ya polisi Kacyiru. Namazeyo narayeyo mu gitondo bansubiza kuri sitasiyo y'i Remera. Ngezeyo umuntu wari unkurikiranye namusabye ikintu kimwe, ndamubwira byibuze mbabarira umpuze n'ababyeyi buriya mwana mbabwize ukuri, kuko ngiye numvaga mu mutima wanjye nubwo nemeye icyaha ariko ntakoze, ariko byanze bukunze ababyeyi b'umwana bagomba kumenya ukuri. Ibyo ntago babinyemereye. Ubwo narahiriwe, bigeze nijoro nibwo bangaruye Indera. Igihe namaze Indera nta makuru bongeye kumbaza ajyanye n'uko umwana yaba yarapfuye. Ibyo bakomeje bambaza bashaka amakuru, nababwije ukuri kuko byagenze, ariko ntabwo nongeye kubabwira ko ari nge wamwishe. Ubwo ngubwo kingiye ku byo kandi bavuze ngo maze ngo kumuniga, ngo nahise ngenda bucece, ngo njya kubwira ngo mama w'umwana. Hari aho bavuze ngo nagiye ngenda kumubwira ngo naza arebe, ahandi baravuga ngo mama w'umwana ngo yaravuze ngo ngiye namubwiye ngo umwana ariyahuye. Ibyo ni papa w'umwana wabivuze, kandi ntabwo nigeze mvugana nawe kuva yava mu rugo mu gitondo. None se nimba bahamya koko ko ari nge wishe umwana, ahantu bavuze ngo ahantu mama w'umwana ngo akorera ngo ni muri metero 400, izo metero ntazirimo, ni hafi y'urugo na metero 200 ndahamya zitarimo. Ikindi bavuga ngo ngewe ngo nafashe intebe ndayisunika. Muceceke ubu turwanye kumva asakuza, turamufatira ibihano. Intebe nimba baraganiriye n'ababyeyi b'umwana, intebe ahantu yari iri n'ubundi niho yari ituwiba, ntigihava, nta n'umwanya uri hafi wayisunikiramo kuko iri hagati y'akabati n'umuryango. Icyo ngicyo bavuze ngo nasunitse intebe ntabwo ariko kiri, kuko intebe n'ubundi ahantu yari iri ni naho iba, ntiginahava. Mu by'ukuri ntabwo ari nge wishe umwana. Barabyutse mu gitondo umwe ajya muri siporo, undi ajya mu kazi nk'uko babivuze, bansigira umwana. Ubwo nakomeje kumwitaho nk'uko bisanzwe, nteka igikoma ndamugaburira, nanjye twaranasangiye, nta kibazo na kimwe nari mfitanye n'umwana. Turangije nandura ibyo twakoresheje, nkomeza hanze njya kubyoza.
yaraje ansangayo arakina by'abana, njye ubwanjye nabiyerekeye n'umugozi yabanje gukina nawo awumanika hanze aho banika imyenda. Ibyo kuki babyirengagije? Ikindi, ubwo umwana amaze gukina n'umugozi nibwo nakoze uko nshoboye ndamugasubira mu nzu ujye kwiga. Agaruka mu nzu, mu kugaruka mu nzu ngiye nakomeje ngenda hanze nkomeza nkora imirimo yo mu rugo uko bisanzwe. Ako kanya, hashize akanya, nibwo mama w'umwana yampamagaye kuri telefone arambwira ati nzanira igikoma. Akimara kubimbwira ngiye nahise ninjira mu nzu, nibwo nasanze umwana ari ku rugi ari kunagana. Sinzi nimba mama w'umwana yarabahaye amakuru, yaraniteze nk'umuntu umushyira igikoma, ariko yambonye ngiye kumutabaza mugaba. Nanjye ubwanjye nkimara kubibona nabaye nk'umuntu uguye muri koma, ndahungabana kuko ubwanjye nanjye kuvuga ngo ntabaza. Cyokoze nagerageje kuba namukuramo, ariko nk'uko babivuze ipfundo ryari rikomeye, ntabwo nabishoboye. Noneho umutima wahise umbwira ngo irukanka ubivuge, kuko nari maze kuvugana na mabuja kuri telefone, kandi mu by'ukuri mabuja ntiyari ari kure, kuko nanjye nkigera no hanze nsohotse igipangu kuvuga ngo ndavuza induru ntabwo nabishoboye, kubera ko nanjye byantunguye, ni ibintu byantunguye pe. Ahubwo se mama w'umwana yaba yarababwiye uburyo namugezeho, ukuntu nari imeze, ubwanjye kumubwira ngo umwana ariyahuye ntabwo nabishoboye, ntabwo nigeze mbishobora, kubera ari ibintu byabaye bingwiririye nanjye byanantunguye. Kandi hari aho mwavuze ngo naragenda mubwira ngo umwana ariyahuye, ahandi muravuga ngo nagiye mubwira ngo ngwino urebe. Ibyo murabihuza mute? Ubwo mvuge ku mutangabuhamya wavuze ngo nagiye kubwira mabuja. Nese niba naragiye ncecetse nkatabaza, we yabimenya ate? Nagiye ntabaza, ntabwo nagiye buhoro nk'umuntu ugiye kuvuga icyo yakoze agenda gake. Nanjye nagiye nk'umuntu utabaza. Byongeye kandi uwo wamuhambuye se wageze mu rugo wenyine, yazanye n'abandi benshi, kubera twaje dutabaza tuvuga. Nanjye nagiye, twaje inzira yose, umuhanda wose tuvuga. Sinzi impamvu bavuga ngo nagiye bucece, ngo mbwira mama w'umwana bucece. Ikindi nongeraho, niba ari njyewe wari umaze kubikora koko, ubwoba bwo kuba narimaze, ntabwo nari guterwa ubwoba n'ubwo mbikoze. Kandi niyo nagira ubwoba, umuntu ukoze ikintu akagira ubwoba ntabwo ajya gutabaza, ahubwo agerageza kuba yakwihisha cyangwa agahunga. Kuba muvuga ngo nagize ubwoba ngo njya gutabaza, ibyo ntabwo ariko biri. Ibijyanye no kuvuga ngo umwana yanteye ibuye, biriya nabivuze kugira ngo mbone ibisobanuro by'ibyo nari maze kuvuga ngo ni njye wamushutse. Mu by'ukuri umwana yari umwana watojwe umuco mwiza, usibye no kuba yantera ibuye no kuntuka, yari atarantuka mu gihe twari tumaranye. Ikindi kandi n'ababyeyi be niba mwarabaganirije barabizi ko umwana wabo yari umwana utubahuka, yari umwana wubaha, yari umwana ubwira kumva. Ntabwo yigeze antera ibuye
nabivuze kugira ngo ndebe ko nava imbere ya RIB kubwo nari maze kuvuga ngo naramushutse, ntabwo ariko byagenze. Niyo mpamvu mbwira ababyeyi b'umwana nimba bari hano, nubwo icyaha cya mama kubera umwana yapfuye ari njye twari kumwe twenyine, ariko ntabwo ariko kuri bamenye ko umwana wabo yiyahuye. Ikindi nongeraho, naba mbasaba kundenganura kuko icyaha nshinjwa ngo nakoze nacyemejwe n'ibyo bankoreye, ntabwo ari njye wagikoze. Umwana yariyahuye. Yego. Buriya hari amategeko wenda aba ateganyijwe, njye ntabwo iby'amategeko mbizi, ariko ndasabaga ko nibabona icyaha n'ikimama bakumva ko aricyo ari njye wagikoze, ibihano bansabiye bazabikurikize nk'uko babiteganyije. Wasanze umwana nyine yimanitse mu mugozi ari kunagana, wowe nk'umuntu wasanze ari kunagana ubona yaba yarabigenje gute? Mbese nk'umuntu wasanze uko wasanze ameze ubona yaba yarabigenje gute? Kubona urugi, intebe yari yegereye urugi nk'uko babivuze, hagati y'urugi n'intebe harimo santimetero nkeya, bavuze ko ari santimetero 40. Njye ntabwo nzizi kuko ntabwo nazipimye. Njyewe naraje nyinjira gutya mu nzu, ubwo nari ngiye ku meza gutora igikoma cyari kiriho ngo ngishyire mabuja. Nyinjira mu nzu nahise mbona umwana ari ku rugi aziritseho, yari aziritse mu ijosi, ari kunagana amaguru anagana hasi, ntabwo amaguru yari ari ku ntebe. Nyamara kubibona njyewe nihutiye kugenda mfata umwana mukoraho, ndamuhamagara ntiyanyitaba, nkora ku ijosi ku mupira wari umuziritse, numva urakomeye. Umutima ntabwo wambwiye gufata icyuma, ahubwo wahise umbwira ngo irukanka uhamagare baze batabare. Nicyo nakoze, ndiruka ndagutabaza, baraza nabo baraza biruka. Nubwo bavuga ngo ntabwo natabaje, umusaza wamuzirekuye na mama w'umwana ntabwo ari bo bageze mu rugo bonyine, baje hahise hagera abantu benshi. Yaba ntaratabaje ntabwo abo bantu bose bari kuhazira rimwe. Yaba ntaratabaje nari kugenda nkabwira mabuja ntibanguka mu rugo urebe nk'uko babivuze, nkabimubwira bucece tukaza bucece. Ntabwo nari kugenda ngo tuze tuhuruze inzira yose abantu. Ntabwo ari byo twari dukeneye. Ubwo uratubwira se ko yaba ahagaze hasi cyangwa yarahagaze ku ntebe? Yewe muri uko hameze nuko mbitekereza, ngo ubanze uwizirika ubone kuwuzirika wenda ku rugi. Ntekereza ko yabanza akawuzirika ahagaze ku ntebe kuko intebe yari yegereye, yamara kuwuzirika akajyamo, wenda yamara gukuraho amaguru kuyasubiza ku ntebe bikamunanira.
icyo nicyo ntekereza ko yaba yarabigenje. nk'uko natangiye mbibabwira nubwo babyirengagije, umwana ababyeyi be bamusigiraga telefone za smartphone. Ntekereza ko imikino yose iberamo umwana yarebagamo ibyo akeneye. Ashobora kubona n'udufilime tw'abantu biyahura akabimenya. Ikindi cya kabiri, ntekereza ko yaba yarabikoze wenda adagambiriye kuba yakwivutsa ubuzima, wenda azi ko ari gukina nk'uko abana bakubagana, bikarangira abuze umuntu hafi ngo amutabare, bikarangira ashizemo umwuka. Ikindi cya gatatu mvuga, uriya mwana papa we yari amaze iminsi amuhabura, yari amaze iminsi amukaruma cyane, kuko mu minsi ibiri ikurikirana yaragendaga yataha bagatongana akamupfukamisha. Yari afite n'inkoni yamanitse hejuru y'akabati, yajyaga ahita amanura akayimukangisha akanamukubita rimwe na rimwe. Nabyo ntekereza ko byaba biri mu byatumye yaba yakora icyo. Hari n'ikindi gihe umwana iyo papa we yabaga ahari, yagendaga akajya mu buriri akaryama, ijoro rikamubwira aho yanze kubyuka azi ko papa we agihari. Hari n'umunsi umwe nigeze kubibwira mama w'umwana, ibiriya bitarabaho, ndamubwira nti umwana papa aramutinya cyane. Sinzi niba ayo makuru yarayabahaye cyangwa sinzi niba hari icyo yaba yarakoze wenda aganiriza umugabo we, ariko ibyo bintu byari bisanzwe. Ndatekereza ari ibyo ngibyo ngiye ntekereza. none urimo kutubwira yuko ibi wasabye ko bari kugukubita, uburyo wasobanuye byagenze, ibintu wabitekereje gute kugira ngo ubirondore kuriya ku murongo? Nyine barambwiye ngo kubera nari maje kubabwira ngo namushutse, ninjye wamushutse kugira ngo ajyemo. Nta bindi bisobanuro nari mfite byo kubasobanura uburyo kinamushutse. Kuyo mbabwira ngo namushutse ngo sinzi uburyo nari kubisobanuramo. Ibyo ni ibintu nahise mfindafindira hafi aho, mbivugira aho ngaho birarangira. Nanjye ubu ngubu nta nubwo nari nzi ko ari byo navuze, mbyumviye hano. Nyuma icyo gihe wari uri mu mirimo hanze, ubundi ajya mu nzu. Wowe nyuma yo kuva mu mirimo ukajya mu nzu kureba igikoma, n'igihe mwari muri kumwe hanze harimo iminota ingana gute? Iminota yabirimo ndatekereza nagiye hanze noza ibyombo, harimo iminota igera nko muri 15. Iminota 15 irimo kuko naragiye noza ibyombo, nari mbirangije nsigaye koza amasafuriya. Iminota 15 yabirimo. Ubushinjacyaha mwagira icyo mwongera mwumva mugifite, hanyuma musoza. Murakoze nyakubahwa Perezidante w'iburanisha. Ubushinjacyaha bwari
bwasobanuye bihagije, bwatanze ibimenyetso bimushinja, ariko kuko avuze ko mu bugenzacyaha ibyo yavuze yabikoreshejwe nuko yari amaze gukubitwa, yakorewe iyicarubozo, ariko kandi yongeyeho ko agifatwa ngo aribwo yakubiswe, amaze gusubiza ibibazo bamubaza, ni ukuvuga ngo amaze kwibeshyera baramureka. Uyu Nyirangironsanga yabajijwe inshuro ebyiri. Yabajijwe ku itariki ya 16 z'ukwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2022, yongera kubazwa ku itariki ya 19 z'ukwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2022. Ku itariki ya 19 yongeye kubazwa, aho yabazwaga ibijyanye no kwihindagura amazina, kuko byagaragara ko afite mituweli yanditseho Musabyimana Christine, agasobanura ko yayibonye kubw'uburiganya ayitiye uwitwa Musabyimana Christine ngo kuko yari agiye kubyara. Mu kibazo rero cya 9 yarabajijwe ngo tugarutse ku rupfu rwa Rudasingwa Ihirwe Davis, ngo uretse ibuye uvuga yaguteye bikagutera umujinya wo kumwica, nta kindi yaba yaragukoreye? Yaravuze ati oya. Barongera baramubaza ati ukomeje kwemeza ko ari wowe ubwawe wakoze igikorwa cyo kwica uriya mwana? Iki kibazo nyakubahwa Perezidante w'iburanisha cyagiraga ngo gishimangire cyangwa cyuzuze ibyo yari yabajijwe ku itariki ya 13 z'ukwa gatandatu, ahakana avuga ko yabivugishijwe n'inkoni, ariko kuri 19 akavuga ko yakubiswe kuko yari inshuro ya kabiri. Baramubajije niba akomeje kwemeza ko ari we wishyuriye mwana. Ku gisubizo cya kabiri yaravuze ati yego ni njyewe, nta muntu wamfashije. Ibyo rero biragaragaza ko ibyo avuga ari uguhunga icyaha, kuko yakiyemereye nta gahato, akakiyemerera nk'uko nyakubahwa Perezidante mwayimubajije, agasubiza nta gahato ubushake bwe uko yagikoze. Akavuga ko nta muntu wamufashije, ko ari we ubwe ku giti cye wishyuye umwana. Bivuga ko rero ibyo amaze gusobanura ubushinjacyaha busaba urukiko ko bwakwemeza ko nta shingiro bifite, kuko ibijyanye n'uko yaba yarakubiswe avuga nta kimenyetso abitangira, kandi akaba yarabisubiyemo akanabisinyira inshuro ebyiri nta gahato. Murakoze nyakubahwa Perezidante w'iburanisha. Nyirangironsanga nawe wagira icyo wongeraho usoza? Murakoze.
ibyo bavuga bari kuvuga ngo bambajije ubugira kabiri, tubiramo mvuga ngo ni njyewe ntawamfashije. Ntabwo ariko biri. Mu bibazo bambajije ibijyanye n'iriya nyandiko, bambaza ibijyanye n'iriya karita, ntabwo bigeze bambaza ibijyanye n'uko ari njyewe wabikoze. Kandi ikindi mvuga, nkimara kuva i Remera aho bankoreye dosiye, abanjyanye nahise mbabwira ngo ibi byose bibaye byemejwe n'inkoni. Nakomeje mbibabwira na n'iyi saha, niyo mpamvu nkibivuga. Nubwo batabishyize mu nyandiko ngo babyandike cyangwa babitangaze, ni uko bo ubwabo bashakaga kumpamya icyaha, ariko ntabwo ibyo byabayeho. Narabibabwiye, abaribu bankurikiranye narabibabwiye, sinzi niba mwaganira mukababaza mugakora ibiganiro. Ndatekereza badashyizemo amarangamutima, bababwiza ukuri kubw'urubanza rwanjye utangiriye mu itangiro kugeza na n'iyi saha. Nemeye umunsi umwe wonyine nari i Remera, nta wundi munsi n'umwe nongeye kwemera ko nishe umwana, usibye ko bo birengagije kumva ukuri. Nta kindi ntongera. Biriya bavuga wasobanuye, urimo kuvuga ko utigeze ubivuga kuri kubazwa kwa kabiri. Kubazwa kwa kabiri, ikintu bambajije, banzaniye inyandiko, barambaza ngo izi nyandiko zisobanura iki. Nibyo nasobanuye. Ibyo kuvuga ngo ibyo wabajijwe ngo urongeraho ibyabaye mbere, nta kindi babimbajijeho, ahubwo bambajije ibijyanye na ziriya nyandiko. Ubwo abo bakubajije ni abandi batari ba bandi bari bakubajije mbere? Nibo. Nta kindi gisigaye, byose byasobanuwe. Urubanza rero tuzarusoma ku wa mbere ku itariki 25 z'uku kwezi kwa karindwi, kubera ko iki cyumweru gitaha cyose tuzaba turi mu mahugurwa, ntabwo tuzaba turi gukorera ku kazi. Ubwo rero tuzarusoma ku wa mbere kuri 25 mu masaha ya saa 3. Iburanisha rero rirashojwe.